ugatinduka ugasinda ugatwara ibinyabiziga. Gutwara ibinyabiziga ni byiza, ariko ahantu wabanje si heza, wabanje kuyoba. Ugasanga n'umukobwa mwiza n'umusore. Amen. Kandi no kwizera, tukagira mu kwizera yuko iyo Mana yagukuye hahandi ifite ikiguteganyiriza, ifite icyo igukuraho. Amen. Igice cya kane duhere ku murongo wa 14 tugize ku murongo wa 6. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba utujyana hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu b'ubwenge bubi mu buryo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Ubu ni we umutwe ariho Kristo. Kuri uwo ni ho umubiri wose uteranwa neza ugafatanwa. Amen. Muri Kristo niho dukuriye. Dukura dufite inyigisho zitandukanye n'ababyeyi. Hari inyigisho ziyobya. Izo ngizo iyo uri muri izo ziyobya, imiyaga ije ubwenge bubi kuko ziyobya. Amen. Kuko Imana yamuhaye amaguru. Niba ufite umuhogo mwiza ahubwo uririmbira Imana, kuko Imana yamuhaye urugingo ruzayikorera kugira ngo urugingo ruzaze rurebwe muri Kristo, rukurira mu itorero, rukurira muri Sunday school, bavuga ijambo ry'Imana, ukuzwe n'iryo jambo kandi wizere yuko ibyo wiringizwa n'ijambo ari bizima, ari ukuri. Ibyiringiro byariya birapfuye. Banyizezaga yuko nizitara iwe niriyica sindubyumve, ariko banyekaniza yuko nambaye umubiri. Bose baturirimbira ngo ubuzima bw'umuntu buri mu Mana, nta Mana nta buzima. None murashaka ye ubuzima butari mu Mana? Urubyiruko rwinshi rurashakira ubuzima mu busambanyi, urubyiruko rwinshi rurashakira ubuzima mu biyobyabwenge, urubyiruko rwinshi rurashakira ubuzima mu bujura, urubyiruko rwinshi rurashakira ubuzima mu bintu bidatekanye. Mwaje mu Mana akaba hari ubuzima. Ubuzima bwo mu Mana buraryoshye, bumeze neza. Korali mujye muririmbe muzi intego yabazanye. Muze musenge mufite icyabazanye, kuko hari urubyiruko rwinshi rudafite amahirwe yo kuza mu nzu y'Imana ngo rwumve ijambo ry'Imana, ariko wowe wahageze tandukana, kuko ufite icyo wamenye. Bose baturirimba ngo mureke ndirimbe kuko nahuye na Yesu, kandi uwahuye na Yesu aba atandukanye na wa wundi, ahubwo abera abandi urumuri, akabera abandi umucyo. Simwaza mwiririmba ngo nimureke ndirimbe nawe na Mesiya, kandi uwahuye n'uwo Mesiya, uwahuye nawe hahandi mwari muzi narahindutse. Amaraso ya Yesu araryoshye. Haleluya. Iyo wamenye Yesu ubu umuntu mushya, ubu uhindutse ibyacyabishije, kandi ntabwo ari mu nkenge. Nubwo wanyweye urumogi rwinshi, nubwo wasambanye kenshi,
ibyacyaha bibaye bishize, ubaye icyaremwe gishya, ubaye icyaremwe gishya. Ububanye nanjye bakijijwe kera, twese tuba tubaye abana b'Imana. Ibyiringiro ufite nibyo ufite, kuko wataye ibyiringiro bipfuye ugiye mu byiringiro bizima. Iyo wizera Imana rero iduha ibyiringiro bitubesha no mu bundi buzima butari ubu, biduha ibyiringiro bitari ukwiringira abana b'abantu, biduha ibyiringiro yuko nubwo Yesu Kristo yapfuye akazuka, ibindi byose twizeza nibyo. Niba urupfu rutaramuheraniye akabasha kurucika, ngo niba Yesu yarangaye magingaya, n'ibindi byose nibyo. Basabwa kumwizera. Hari abagifite kwizera gupfuye, hari abacishije ku babyeyi babo, abacishije ku butunzi, abacishije ku mirima ashira. Yesu ahoraho ubwo yariho cyane ubundi ko ari. Amen. Ndagira ngo mwizere Yesu, mufate ijambo ry'Imana nk'ukuri, yuko uwakuriye muri Yesu agakurira muri we aba afite ubuzima bwuzuye, aba afite imbaraga zuzuye, ingingo ze zuzuye, kuko ngo muri we niho ingingo ziteranyiriza, ngo zamara guteranyiriza zigakora icyo zaremewe. Hari abantu bari mu muhamagaro utari uwabo, hari abantu barindagiye bayobye. Abo ngabo Yesu arabashaka kugira ngo abakoreshe imirimo yabo, ingingo zabo zikore neza, ingingo zabo zibe nzima. Iyo utari mu mirimo itari iyawe, urugingo rujyanye aho rutakwiriye kuba, ntiyadusiye n'ugasinda, bakagukubita icupa bakakumena ijisho. Icyo gihe umuntu aba yayobye, aba ari aho adakwiriye kuba ari. Niba ukagenda ukamugasinda, ugatwara ibinyabiziga. Gutwara ibinyabiziga ni byiza, ariko ahantu wabanje si heza, wabanje kuyoba. Ugasanga ni umukobwa mwiza n'umusore mwiza w'umujene, Satani arabatembera arabateye, atangiye kubakoresha. Umusore agatera umukobwa, yamara kumutenda akamuzana za nyigisho mbi z'ibyavuye, ngiyo na tuyikuremo. Waba kuyikura bikaguhita, itaguhita bikagusigira ibindi bisigizina. Ariko izo nzira ni mbi, tuzicike, twemere tuyoborwe na Yesu. Amen. Ubwo bugingo yaguhaye ubukoresha icyo ukwiriye muri Kristo Yesu. Amen. Izo mbaraga yaguhaye uzikoresha ibikwiriye, ukorera Imana. Twiga ukuri kw'ijambo, iki jambo ritubwira. Twe kugira mu nyigisho mbi z'abantu batwigisha batujyana. Amen. Ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi kuruta ubw'inkota zose. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kandi rifite ubugi kurusha iz'inkota zose. Urumva ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rikura umuntu mu byaha, rikamuzana, rikamugira aho rimutereka. Amen. Rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga rihingukanya, rikagabanya ubugingo n'umwuka. Hari igihe ufite umubiri ariko udafite umwuka muzima, umwuka wera.
uba wangize n'ubuzima bwawe. Ariko iyo wamenye ijambo ry'Imana ukamenya ukayoborwa n'Umwuka Wera, ukagira umwuka muzima, ugira ubugingo buzima n'umubiri muzima. Amen. Amen. Haleluya. Ushobora kugira ibyo kwibwira, ibyo ugambirira Imana n'ibi Imana irabizi kuko iba hafi kurusha uko wibwira, kandi Imana yo ibera hose icyarimwe, yaba ari mu mwijima, yaba ari hehe, wajya mu nzu ugakinga, wajya ugakora iki, Imana iba ihari kuko ibera hose icyarimwe, kandi ijambo ryayo rigira ubugi bwo gutandukanya. Amen. Ariko banyabwonge uwafashe ijambo ry'Imana akizera Imana aba afite ibyiringiro bizima. Rubyiruko tugira ibyiringiro bizima, tuve kwiringira ibintu bipfuye, tuve kwiringira ibintu bibora, tuve kwiringira ibintu bigashuka, ibintu umuntu yagukuraho, ibintu umuntu yakwiba. Ibyo ngibyo si bizima, ahubwo twiringira ijambo ry'Imana, ibyo bitwizeza nibyo ni bizima. Twizere Imana. Amen. Niyabwira mugenzi wawe ukwiye gukura ahandi hantu bizeraga ukizera Imana. Turubyiruko dufite ejo hazaza, dufite imbere heza, dufite ibyiringiro bizima, ntaho twaba tujya. Iyo umuntu afite ibyiringiro by'ejo hazaza, ni waho usanga yiyahuye, kuko n'imbere ye ntahareba, arahareba ari intambara gusa, areba ari ibibazo gusa, areba ari inzara gusa, areba nta kwambara gusa, ukumva yuko uko ari none n'ejo bizarushaho kuba bibi, kuko nta byiringiro bizima afite. Ariko uwamenye Yesu akaza mu nzu y'Imana, yasiba igisirimbo, asimbukira Imana akabyina ati, Mana ubwo mfite urukweto rumwe, ariko unenera urundi rukweto. Mana nubwo nta myambaro mfite, umeze imyambaro. Mana ubwo nabashije kwiga ngo ngomeze, ncira inzira mboneze ku bufizi. Ukagira ibyiringiro by'ejo hazaza kubera Imana iri muri wowe. Ariko iyo udafite Imana muri wowe, ibyiringiro byawe birangirika bigapfa. Amen. Rubyiruko ryawe dukure tumenye ijambo ry'Imana, twirinde inyigisho biziyobya, kandi twizere Imana, twe kwizera biriya bintu bipfa. Ikintu gipfuye biba birangiye. Amen. Biramubwiye twakuze dufite iwacu dufite inka nyinshi, ariko ubu ngubu ushobora gusanga utabona n'ibihereza mugenzi wawe, kandi ba data barazishimiraga. Ariko ibyo byari ibya kera, ntabwo ukwiye kwishimira inka, ahubwo ukwiye kwishimira ko namenye Yesu. Amen. Ndagira ngo twizere, twiringire Imana, kandi dukure tumenye ijambo ry'Imana. Dukurire muri Yesu, dukurire mu Mana. Icyo gihe tuzaba dukuze, twuzuye, ingingo zikore neza icyo zaremewe, twe gukora icyo tutaremewe, twe kujyanwa n'imiyaga, twe kujyanwa n'ibyo tutazi, ariko tugende ahantu tuzi, tumenye ko twamenye Yesu, tuyoboke ijambo kurikiza, twe kugira mu nyigisho zitari nziza. Amen. Haleluya. 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 Dukwiye kuba urubyiruko rufite ejo hazaza, dufite ibyiringiro bizima, tubeshejwe no kwizera Umwami wacu, kugira ngo ibyo tubona bitagenda none, bitajya neza none, ejo bizaba bigenda neza. Ubisengere wizeye, kuko wamumenye, kuko umufite, byose ubifite. Ndagira ngo ugendere iryo jambo, ugende ukure mu buryo bwo kumenya Imana, ukure no kwizera Imana, by'uko ifite byose. Ndashoje ndagira ngo
tugende muri uwo buryo muri uno mwaka wa 2026 dukure uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana. Yaba muri worship y'amakorali mugire umwete wo kumenya ijambo ry'Imana. Amen. Yaba harimo guhaguruka tugasengana, waba agiye gukura, agiye kugira ibyiringiro bizima, waba ufite ibyiringiro bizima utafite ahantu uhanze amaso, aho ushaka guhanga amaso Yesu Kristo, cyangwa se wari mu nyigisho zitameze neza ku munsi ugiye mu nyigisho nzima, wahaguruka. Utambuke muze hano imbere. Nimureke ndirimbe nawe na Mesiya, kandi guhura n'Umesiya sinisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari muzi narahindutse ubundi mushya. Haleluya! Dushimire bagenzi bacu bateye intambwe, ibavana mu bitari bitunganye, ibavana mu bitari bimeze neza, uyu munsi nabo bakaba baje mu bwami bw'Imana. Tite kuri mugenzi wawe, niba wumva nawe cy'umutima ukubwira mwanya n'uwawe, n'uwo mugenzi wawe, akiza n'akawe kugisha aho mugiye barabishimiye, uno mwijuru babakiye kandi baninjije nawe. Rero nawe musigaye kugira ipfunwe ry'abagabo, kuko wagize kwizera kuzima kudapfuye, ahubwo wamenye inyigisho nziza nzima. Bareba bapfukame tubasengere, nawe wumva washyiraho bari gusengera bano bantu. Nyiramana nawe natambuke, Pasiteri Bihinga n'undi wumva yagira umutwaro wo gusengera abo bantu kugira ngo aho bavuye ntibasubireyo, ahubwo bakomeze batere intambwe. Navuze n'undi muntu wumva nimba ariko uri umupasiteri ku kigo cy'ishuri, ubona n'umuhamagaro mukicaza umuhamagaro wawe, muze dusengere abantu urubyiruko bagenzi bacu, ubayoboye mu mashuri, ubayoboye ahandi handi. Tubasengere nabo muri bubasengere. Data mwami, turagushimiye, turaguhimbaza ijambo ryawe watugeneye umunsi yo gukura tumenya ijambo ryawe, no gukura tukwizera kuri Imana ishobora byose, kuri Imana iyobora kandi iyobora neza, kuri Imana itazimiza inama zayo, kuri Imana itera ahantu byose bigahinduka. Tugushimira ijambo ryawe ryiza waduhaye, tukweretse abagaragu bawe bari hano bateye intambwe baza mu bwami bwawe, bahindukiye Data mwami,
bavuye mu nyigisho z'ibiyobe, bavuye mu gukora gupfuye, bavuye mu bitagutunganiye, ariko uyu munsi bakaba baje mu bana bawe, uyu munsi bakaba baje gukora ibigutunganiye, uyu munsi bakaba bagiye kuvuga ibigukwiye, uyu munsi bagiye kugendera mu ngeso zawe, bagiye kugendera mu nzira yawe, bafite aho bavuye, bafite n'aho bagiye. Ndagusanga ubaha imbaraga, ndagusanga ubakomeze, ndagusanga ubashoboreshe ibyo bavuye mu mazi abisubiremo ukundi. Izo mbaraga zitari zabagendereraga, izo mbaraga zitari zabakoreraga, uzicecekeshe mu izina rya Yesu. Satani bateza ubwoba, turagurukaye mu izina rya Yesu. Satani bakoreshaga, turagurukaye mu izina rya Yesu. Izina y'abakoreshaga ukwiriye turikishije mu izina rya Yesu. Ugendera ingingo zabo, uzikoresha ibikwiriye, uzikoresha ibizima, uzikoresha ibigukwiriye Data mwawe. Imbaraga bafite mu rubyiruko bazikorere wowe, akaba kabaho kuvuga, ibirenge bigenda batunganye, ibiganza bikora ibikwiriye, ndetse Data n'ingingo zabo zose baraziguhaza. Ugendere mu muntu, umuzi uko tumuzi, izina rya buri muntu barizi, umuzi akiri urusore mu nda ya mama we, ndagusanga umuhindure, umuhindurire amateka, umuhindurire ingeso, umuhindurire imvugo, umuhindurire ingeso, umuhindurire imitekerereze, uko yatekerezaga kera, wihindure Data ntabwo ugire bishyashya. Uko yabanaga n'ababyeyi wihindure, uko yageraga muri karitsiye wihindure, uko uyu munsi ahuye nawe, kandi uwahuye nawe ahinduka icyaremwe gishya, uwahuye nawe ahera abandi urugero, uwahuye nawe atanga inyigisho nzima, uwahuye nawe akanwa ke karakuvuga, uwahuye nawe n'abantu bose aramumenya. Muhe kukumenya rero Data, ubuzima bwe Data ubuhindure, mwandike mu gitabo cyiza cy'ubugingo, kuko uri Imana ihindura, kandi ibyo wahinduye byose uba wabihinduye. Twizeye ko wahinduye kandi ubashoboresha imbaraga zawe, twize tugukomera amashyi kuko Imana ihindura kandi igahindura byose Data nawe. Tukweretse natwe Data